urukundo usanga iyo urebye usanga ari n'urukundo rufite umumaro. Umva njye wavuze gutendeka nyine mba numva sinzi nyine ukuntu mbyumva. Urubyiruko ubwo nyine ntabwo abenshi ntabwo babuza gukundana, sibyo? Ntabwo babuza gukundana ni byiza pe, ariko nyine ugakundana ukagira n'umwanya wo gufokasinga nyine kuri cya kintu tuvuze cy'umurimo. Mba numva nyine ari nk'irara abahungu bigirira, mvuze ko ari nk'akadayimoni kabiberamo sinaba mbabeshyeye. Muraho neza, twongeye kubakira kandi tubaye ikaze kuri Anne TV show. Abari hanze y'igihugu cyacu, abari i Burundi, Uganda, muri Amerika, muri Kenya, ni ukuri Imana ibahungisha. Niba mumeze neza nibyo kwishimirwa, ariko nimba mutameze neza nanone mujye mugira ibyiringiro by'uko ejo bishobora kugenda neza. Kuri kamera rero ndi kumwe n'urubyiruko twahamagaye kugira ngo baze batuganirize. Tugiye guhera kuri umujene atwibwire, atubwire n'aho aturutse, ubundi dukomeze. Umeze gute? Sawa. Amazina nitwa Freddy, naturutse na Paris, Nyamata. Yes, murakoze. Na kabisa ndangije secondaire uyu mwaka. Ego, murakoze cyane. Twakomeza n'undi. Murakoze. Nitwa Salwa, naturutse Rwakibirizi, nkaba nkorera hano mu kigo cy'urubyiruko, mboha imipira yaba iy'abanyeshuri cyangwa se iy'abantu bakuru. Ego, murakoze cyane. Ashishemo n'akantu ko kumaketinga ibintu akora. Mbibutse ko abantu badukurikiye kuri kamera ari urubyiruko rwaturutse mu karere ka Bugesera. Tugiye kuganira, tukaganira ku kintu kivuga ngo ese urukundo rwo ku ishuri murubona gute? Urukundo rwo ku ishuri ariko ndubona nyine uvuze uko umuntu arubona, ni rwiza kabisa. Yego. Iyo ururimo uba wumva umeze gute? Iyo ndi mu rukundo gusa njye ntabwo ndakundana nyine ku ishuri, ariko nyine ahubwo nk'abandi barunyuzemo uvuga ukuntu mbabona. Yes, ariko mbabona nyine ari ibintu byiza, sibyo? Kuri side imwe ariko nyine ku ishuri nyine ntabwo gusa ntabwo biba byemewe. Tugiye nyine kuri side yo ku ishuri ntabwo urukundo nyine ku ishuri ruba rwemewe. Yes, murakoze nuko mbyumva. Abyumva gute wowe? Njye numva urukundo rwo ku ishuri rutagakwiye kubaho ahubwo, kuko urukundo rwo ku ishuri rurayobya, rutesha umutwe. Hari nk'abana nyine baba barimo nko mu kizamini bitewe n'ukuntu bafite abahungu babatesha umutwe, ugasanga bataye ubwonko bwibutsa. Ugasanga nimba yaragiye nko gusubiza ikibazo gutya muri class, umwana afashe urupapuro ararutereye, kubera ko aba yiyizi yuko afite umuntu bakundana. Icyo yaragiye gusubiza gihita kigenda, akarwanira kugira ute kujya gushaka rwa rupapuro. Njye ntabwo ndushyigikira, sindwemera pe, habe namba. Wigeze ukundana se? Oya, sinigeze nkundana, ariko hari abakundanaga nyine nkababona, nkareba ukuntu bataye umutwe, ukuntu bameze, nkabona ari hatari, nabura atawapira, ntabwo byaba bisa. Njyewe kuri njye mba numva abanyeshuri ahubwo bagakwiye gukundana basoje kwiga, nibyo biba ari byiza. None se iyo uri ku ishuri, wenda reka tuvuge uyu munsi wa none muri ku ntebe y'ishuri, uri ku ishuri, uvuze nk'ukuntu wenda iyo ukundana n'umuhungu utaba wisanzuye ku ishuri, ahubwo ntekereza ko ari bwo uba uri proud yabyo, kuko uba ufite umuntu nyine ukwitaho, ukabyereka nyine abandi bagenzi bawe. Oya, njye ntabwo mbikunda, nyine mba numva atari byiza, mba numva nyine bijabye, biba binajabyirika. Nese umuntu mukundanye ku ishuri, muratashye, agiye muri quartier, wenda muri quartier hasize undi mwana bakundana wiga ku kindi kigo, ni ukuvuga ngo nyine mukundana muri ku ishuri gusa. Njye simbikunda, nyine mba numva wapi.
urukundo rwo hanze nyine usoje kwiga nirwo ruba rwiza cyane kuko ruriya rukundo usanga iyo urebye usanga ari n'urukundo rufite umumaro kuko urwo ku ishuri se navuga ko umumaro warwo ari uwuhe gusohoka mukagenda muri za alimentation mukanywa ibyo byayi mugatora iyo migati noneho ibiraha byo bigiye kuzarikora bakareka yewe numva wapi njya numva ngo abakobwa ngo bateretesha ibiraha bari muri iriya myaka cyane cyane none se kuba uri ku ishuri uvuga ati umwana aragenda akajya iwabo yagiye muri vakanse aragiye akorera amafaranga avuga ati byanga byakunda aya mafaranga ngomba kuyabyaza umusaruro mu banyeshuri nzateretaho nshaka kubera ifaranga ryanjye ugasanga nyine arakujyana kugura ibiraha noneho bya 500 basi si n'iby'igihumbi wese wumva karenze umva muri doro uraryamye uri gutekereza umva uri gutekereza runaka nyine urabyabira yandi nyine usanga umva ku ishuri nyine ugasanga abakobwa bararwana barapfa umuntu umwe kubera iki 500 zibira ntabwo ngenda ishyigikira pe habe namba none se ukomeje ku kintu cyo kurwana mupfa nk'umusore wenda reka niyo baramutse barwanya bapfa umusore turi kubaza wowe wenda ari nk'umusore ari nkawe barwanye bapfa witwara gute muri icyo kibazo wakitwaramo gute bapfuye umusore bagupfuye ari abakobwa babiri nyine bagukunze noneho bakarwana bagupfa ukaza kubimenya ubyitwaramo gute uzi ikintu ngiye nakora nanone ntabwo navuga ati ngiye gukunda umukobwa umwe sibyo ahubwo wenda nababwira ati ngiye nyine ntabwo ni proud yo kujya mu rukundo nyine bikarangira mbyihoreye kugira ngo nyine nakomeza ko bashwana avuga ati nyine urukundo reka tube turwihoreye kandi ufitemo uwo ukunda wowe ufitemo uwo nkunda wenda ufitemo uwo ukunda nabizi noneho hari undi ku ruhande ugukunda ariko wowe nyine utamukunda uramutse umenya ko barwanye bapfuye wowe wabyitwaramo gute uzi ikintu nakora se nakoresha uburyo nubwo nyine bajya bavuga ngo gutendeka sibyo gutendeka ngo ntibibaho n'iki nyine ariko jyewe nyine nabikora sibyo se ukabatendeka bombi se urumva nkunda umwe sibyo ariko kugira ngo badakomeza nyine kumva sibyo batazarwana nashaka uburyo nyine wa wundi uri ku ruhande nzayigera nyine nkamudukeya nyine sibyo ukabona nyekore ko mwitayeho none se wowe baramutse urumva ari kuvuga ngo we yazajya atendeka uramutse umenya ko agutendeka kandi ari we wari uzi ko mukundana wabyitwaramo gute njye ndamutse menya ko antendeka kandi nari mbizi ko ari njye dukundana umva nahita mukatira byihuse nta n'integuza n'ukuri yave wahita uhereza byiwe none si ubwo ngubwo wenda aramutse abikoze yashakaga kugira ngo wa wundi agende nawe ugahita umukatira kandi wenda yashaka kugira ngo akemure ikibazo nabibwirwa n'iki se ko yashakaga ko wa wundi agenda atabimbwiye hari igihe wenda umuhungu ashobora kuba kugira ngo yirinde nyine wenda reka dukoreshe ijambo rya rwaserene cyangwa akavuyo k'abakobwa benshi ashobora kuba ati wenda uyu nguyu reka njye muvugisha gake hanyuma nimpura na sheri wanjye mwereke ko ari we nitayeho aramutse abikoze muri ubwo buryo njye ntabwo nabyemera nkimenya ko noneho hari undi nyine antendeka nyine abeshya akakunda kandi nanjye akagaruka akambwira ngo arankunda ntabwo nabyemera njye nahita mukatira wahita umukatira cyane byihuse ubwo se waba umukunda none se we yaba nkunda kujya kuntendeka nese ugira ngo abantu batendeka nuko babanza abakopine babo ese ubundi gutendeka wumva ari iki kuri wowe ijambo gutendeka iyo barivuze wumva ari iki umva njye iyo bavuze gutendeka nyine mba numva iki sinzi nyine ukuntu mbyumva gusa mba numva ari ibintu nyine bitari byiza uzi gutendeka se mba numva ari nk'irari ry'abahungu
ugasanga umuhungu ntanyuzwe n'uwo bari kumwe, ugasanga afite n'abandi 5 cyangwa 6 yirirwa abeshya. mba numva nyine ari nk'irara abahungu bigirira, uvuze ko ari nk'akadayimoni kabiberamo sinaba mbabeshyeye. wari ugiye kudusubizayo wumva ari iki? urumva wari umubajije meaning yo gutendeka sibyo? Gutendeka ni ukuba nkunda umukobwa sibyo, ndamukunda ariko ku ruhande nkabona undi mukobwa mwiza sibyo, nawe ndamukunze, ati se uriya mukobwa azaca ku ruhande nyine tukajya tuganira sibyo, noneho wa wundi nanone nkajya ngaruka mu gihe namuboneye igihe nawe nkamuvugisha sibyo, byaba na ngombwa wabona n'undi wa gatatu ugakubitaho n'undi ukavuga ati sibyo. Ibyo nyine ibyo bita gutendeka, kugenda ushyiraho undi nyine ku ruhande, aba girlfriend ku ruhande nyine gutyo. Yego. Nese bose ubabonera umwanya si wowe ubimanaginga se? Gute rero ubimanaginga gute? Gusa nyine rwari urugero nari ntanze sibyo, ariko urugero ari jyewe bibaho nakigomwa bimwe nyine avuga ati rero nijoro yenda niba nagiraga agasaha ko kureba agafilime sibyo, avuga ati noneho ka gasaha rikame nkaretse fata iminota yenda 20 mbanze mvugisha wa baby wa mbere, fata n'indi 10 mvugisha wa kabiri, gutyo nyine niko naba mbatendetse. Nese ku ishuri hari nk'abajyana amatelefone kandi wenda nk'iyo bavuye muri etide muri refectoire hari uhita afata agatelefone ke kugira ngo mugishe sheri we yumve uko ameze, aguhamagara inshuro ebyiri utekereza ko aba acyumva yuko ari we wenyine mukunda? Nanone sibyo, arahangayika. Gusa nyine hari ukuntu ashobora kukubwira ati jya unkorera utugeste nyine unyereke ko kinkunda. Aho ngaho urumva biba byatangiye kujya kure. Nimba ari wo kwisabiraho kugira ngo we umwiteho, hari urumva biba byatangiye kugenda bihinduka. Nanone icyo gihe nyine ntabwo aba akigufitiye icyizere, se niba yumva ko wagiye nyine akaba ari kubunza imitima avuga ati byanze bikunze, abo ari kuvugisha abandi igihe ntabwo akimwitayeho nyine, icyo gihe ntabwo aba akikwizera. Kandi nyine umuntu niba mukundana nyine biba bisaba yuko mwizerana hagati yanyu sibyo, mwakizera undi. Yego. None se muramutse mwizera ko ushobora gukundana n'umuntu muri ku ntebe y'ishuri ndetse igihe mukagera no hanze igihe kikazagera mukabana, wumva byashoboka wowe? Ni gake cyane bibaho ariko ni gake cyane ariko biramutse bibayeho byaba ari byiza, ariko ngewe umva simbiha amahirwe menshi cyane ngo 90% reka nka 70%. None se ubona biterwa n'iki kugira ngo ntibibeho? Kubera yuko nko ku ishuri umuhungu cyangwa umukobwa akundana n'undi kubera inyungu amukurikiyeho, nk'ubwo hari igihe nk'umuhungu aba hari nk'ikintu ashinzwe nko ku gikoni, ugasanga wowe ntacyo nyine ushinzwe, ukavuga ati nyamara ndamutse mugize inshuti najya nibonera amazi ashyushye yo koga. Ese niba ari igikoma najya nkusanya nkajya kumureba, nakumva nyine nahazi nkajya kumureba sibyo, ugasanga nyine umukunze muri ubwo buryo, ugasanga umuhungu nawe agukunze nyine kuko muri aho ngaho ariko nta kindi gitekerezo agufiteho. Niyo mpamvu ntabiha kuba wasohoka hanze nyine ngo ukomeze ukundane na wa wundi, ni amahirwe make cyane pe. Ubyumva gute wowe? Subiramo ikibazo gatoya. Narindi kubaza ni iyihe mpamvu yari ari kuvuga ngo wenda nka 90%, ntabwo rura rukundo rwo ku ishuri mushobora kugera hanze ngo rukomeze. Noneho twibaza ngo biterwa n'iki? Ikibitera rero uko mbyumva sibyo, rwa rukundo nyine rwo ku ishuri sibyo, hari igihe umukunda n'ubundi sibyo, ari we nyine Imana itaguteganije yera ukagenda ku ishuri ukamukunda bisanzwe kubera ko wamubonye nyine mwahuye ku ishuri, none wazagera mu buzima busanzwe sibyo,
ukabona nyine uwumurenzeho ukavuga ati noneho wa wundi nakundaga ku ishuri sinkunze no kumubona ni ukumubona kuri call gusa sibyo kubera ko ku ishuri na urugero nka boarding school yagiye bahurira n'abandi bakobwa benshi bataha iyo kure mu ntara kure cyane sibyo noneho mwatandukana murangije kwiga wagira mu buzima busanzwe ukabona nyine hari abandi noneho mwisanzurana muzajya mubonana ugatereka nkunde noneho uyu nguyu tuzajya tubonana face to face sibyo wa wundi nyine ukabona uramuretse niyo mpamvu nyine rwa rukundo nyine rudakomeza. none se hari ukuntu umuntu iyo ari muri urwo rukundo iyo ari ku ishuri yiyumva akumva nyine niwe reka dufate nk'urugero ukundana na head boy cyangwa wenda ukundana na head girl feelings zawe nyine uba wumva zimeze gute ubwo wenda we n'igihe ukundana na head girl ubwo feelings zimeze gute? Okay, cyo gomba nyine niyumva sibyo ku ishuri urukundo ruri romantique nyine nyine uba wumva nyine amasomo happy sibyo gutekereza nyine girlfriend wawe sanga mwarimu ari ku kiwawe nyine uri gutekereza iduhura se kwa kundi nyine twigeze guhura sibyo nibuka ukuntu namuhobeye ugasanga nyine mind yawe hari ahandi wayimuriye sibyo nuko nyine uba wiyumva urukundo y'ukundana ku ishuri niyo mpamvu nyine bavuga ati urukundo ku ishuri wapi turarubuzanyije sibyo ntabwo ari rwiza niyo urukundo nyine rukomeza rugushyira nyine muri izo risike tu bikakubuza amasomo uri gutekereza nyine umukunzi wawe nuko nyine mba niyumva jewe noneho igihe ukundana na head boy cyangwa duwaye noneho ku bakobwa tuba twumva ari ibintu birenze cyane kuko uba wumva nyine ikigo mbese ugifitemo hari nk'umugabane umva biba ari ibintu birenze cyane banza nyine niyo umwarimu ari ku kibaho nyine ari kwigisha ibyo avuga ntabwo uba ubyumva pe nyine uhora utekereza ukuntu mwahoberanye nyine ukuntu mwasohotse nibyo bintu biguhora mu mutwe nyine mbese ukumva nyine wakwicara mwamwicaye n'abandi basista nta kindi kiganiro uri gutera ikiganiro cy'ukuntu mwahuye ukuntu mwahoberanye mbese uba wumva ari byiza wumva birenze cyane ariko noneho hari urubyiruko rukunda kugera ku ishuri nyine bagahita bajya muri relationship ese ni iki twababwira? rukunda kujya ku ishuri rugahita rujya relationship ikintu twababwira rero sibyo igihe kimwe nyine giharira ikintu kimwe sibyo niba ugiye ku ishuri genda fokasinge ku masomo sibyo yenda niba warakunze n'umukobwa irinde gupanika cyangwa se umukobwa yenda irinde gupanika urukundo sibyo mukundane yego sibyo muzabyagure mwarangije amasomo nuko nyine niyo message naha nyine urubyiruko yenda rugiye nyine muri relationship school ariko hari ikintu tutari tugarutseho cy'ukuntu noneho ushobora kuba uri ku ntebe y'ishuri ariko ufite undi muntu hanze noneho atari uwo mu kigo mukundana urumva ko bitandukanye na wa wundi wo mu kigo mukundana ese buriya byo biba byemewe cyangwa ruriya rukundo rwo rushobora kuzaramba ari umuntu wo hanze? Yego, okay, urakoze. Ruriya rukundo rwo hanze rwo ruremewe 100%. Ndetse wabuze urukundo kuri side yanjye nyine ndumva rwemewe kabisa, sibyo kuko ntacyo rubogamira nta na kimwe, sibyo yenda keretse nyine ibikorwa bimwe nyine by'urukundo nyine bitemewe nibyo navuga, ariko urukundo rwe ruremewe nyine. Yego, nanjye numva urukundo rwo hanze nyine rwemewe pe,
biremewe, biba byiza ugiye ku ishuri uvuga ngo nsize sheri wanjye hanze. Niyo ugiye kujya ku ishuri araguherekeza akakugeza muri gare akakubwira tuzagira amasomo meza, tuzambabarire ntuzaba umuswa. Nyine wagera ku ishuri ukiga uvuga ndaharanira kuzana amanota meza kugira ntaza kurakaza sheri. Wataha nyine ufite amanota meza urumva nyine wakoze bya bindi yabisabye. No ku ishuri kwa kundi nyine ngo uragira agakungu n'abahungu n'iki, ntabwo bibaho, ntabyo ugira kubera yuko uharanira kugira ngo uzazane amanota meza ushimishe undi wasize. Ibyo ku ishuri byo abahungu iki ntabwo uba ubyitayeho ahubwo uba uhangana n'amanota. none se hano ushobora kugerayo ukaba ari we witekerereza ugatekereza sheri wawe wasize hanze? Oya, yaraguherekeje kugeza muri gare akakubwira ngo nkeneye amanota meza, icyo gihe uba ugomba gukora ibishoboka. Niba wazanaga 70 basi ukagerageza na 70 akiyongera akaza ari 80, akabona ko hari ikiyongereyeho, akabona ko ibyo yakubwiye wabyubahirije. mbese ubundi icyizere uba ufite yuko agukunda koko uzarangiza ishuri mukabana cyangwa mugakomezanya n'iki? Icyizere mu buzima nyine ntabwo wabaho nanone utizera. Yego no kutizera bibamo, ariko nyine icyizere umuntu aba afite ugihabwa n'ukuntu umuntu agufata. Ukuntu umuntu agufata, uko akuganiriza, uburyo ki nyine muhuramo, uburyo ki akuganiriza n'uburyo ki agutwara, ibyo biguha icyizere cyane. Ibi nibyo biguha icyizere cyo kuvuga ati uyu muntu amfiteho inzozi nziza, amfiteho purani nziza kuvuga ati tuzabana. Hari n'uwo ubona nyine ukabona nta purani nzima ufiteho, purani nyine ari yayindi kwenjoyinga. Uwo nguwo rero iyo uri umuntu umukobwa muzima ufite icyo ashaka uramureka. Iyo uri wa mukobwa nyine nawe watwawe n'iraha ukunda gusohoka, uba uri umukobwa w'akajagari, n'ubundi nyine ku muri wa wundi nta kintu udukaho. ese wenda tugarutse nko ku basore, wenda nkawe umukunda uri hanze yaragiye ku ntebe y'ishuri, we n'ikihe cyizere uba ufite cy'uko azasoza kwiga mu kabana? ko azasoza kwiga mu kabana. ubwo reka wowe uri umusore uri hanze wariyubatse ufite akazi urakora nta kibazo, aho kugira ngo urebe abo muri kuri rev imwe bari hanze nabo bakora ukajya guhitamo umwana uri ku ntebe y'ishuri, ni ikihe cyizere uba ufite cy'uko azasoza mu kabana? akinkunda cyane tukabana. Bitewe n'uko nyine yenda twakomeje twagiranye amasezerano, kuko nyine niyo abantu bakundana buriya hari nyine ibintu nyine bavuganaho, sibyo? Nyine mukagira ibyo akwemerera, sibyo? Ugasanga hari n'igihe nyine usanga yarakwambitse n'impeta nawe waramwambitse indi gutyo, sibyo? Y'urukundo nyine. Noneho nyine ukaba wasigarana icyo cyizere cy'uko, sibyo? Niba yagiye ku ishuri ugakomeza umwizera, yego. muri make kuba waramwambitse impeta niyo bari icyizere kuri wowe? Rwa rugero ntanze, ariko ntabwo aricyo cyizere nyine kimwe nasigaranye, sibyo? Hari n'ibindi bimenyetso byinshi nyine muba mwarahaye nyine bikwereka nyine ko uyu muntu byanze bikunze ntabwo azakureka, sibyo? Yego. Mbese ugarutse ku kintu cy'amasezerano, ko bajya bavuga ngo amasezerano nyine arahinduka. Amasezerano ari hagati yanyu mwagiranye aramutse ahindutse wabyitwaramo gute? Aramutse ahindutse nabyakira nyine nkashaka undi. Rero mukuru uwo nguwo wowe ubyumva gute? Njyewe warubajije ngo iki? Yari kubaza ngo yari ari kutubwira ngo biterwa n'amasezerano muba mwaragiranye, hari n'ujya kujya ku ishuri akakwambika impeta, nyine ubwo urumva yari amaze kwisetingamo yuko nyine uri uwe. Ese uramutse ugeze ku ishuri ukabona noneho umurenzeho kandi mwaragiranye ya masezerano?
nta gitangara kiba kibirimo cyane ko nawe iyo uri nko ku ishuri uramutse uri ku ishuri ukabona nyine umurenzeho imana yanjye ngiye ku giti cyanjye numva nta kintu na kimwe cyatuma mpemukira umuntu twagiranye amasezerano ngo mbe nagira gutya ngo nkundane n'undi bitewe n'ibyo nyine afite cyangwa se yanyeretse. Numva ikintu cya mbere kibaho isezerano nyine barasezeranyije umuntu, numva ari ryo rikomeye kuruta bya bintu uri kureba, kuko hari igihe ureba gutyo ugasanga umuntu akweretse gutya akakwereka ibitariho, kaza gutya afite akamodoka k'iwabo nyamara numenye ngo imodoka ni wowe cyangwa se yanayikodesheje ugahita uvuga turiya niwe wanjye, ugasanga nyine ujyanywe na ya modoka urahuruye, ugasanga nyine ejo wakundana nawe ugasanga bibaye bibi, ugasanga ni wa mutipe uri aho ngaho wamaringaringa, ni wa muhungu utashobora kugira icyo yimarira, nyine ukicuza cyane ugasanga kwicira ubuzima. Ngewe numva nagumana wa wundi rya sezerano tu mwari namba. Ni iki wabwira abana b'abakobwa Icyo nabwira bajya abana mu b'abakobwa rukundo bari ku ishuri? urukundo rwo ku ishuri, icyo nabwira abana b'abakobwa barumuna bacu se cyangwa abakuru bacu baba bari ku bigo by'amashuri, icyo nabasaba ni uko bakwiga imirimo ibiri yananiye impyisi. Cyangwa bavuga ngo imirimo ibiri yananiye impyisi, kandi koko nimba bagiye ku ishuri bagomba kwiga kuko ababyeyi barahangayika kugira ngo babone minerivare. Hariho n'abana b'abakobwa bajya ku mashuri baba bafashe kiredi kubera yuko ashaka ko umwana we yiga, akavuga ati reka mfate kiredi ariko umwana wanjye agira ute ajye ku ishuri. Birababaje cyane rero kubona mama wajya gufata kiredi ngo ujye kwiga, wowe kugira ngo umuzanire amanota meza ukazana amanota mabi pe, birababaje. Njye simbyifuza gutyo, numva bajya bazana amanota meza kuko kugira ngo bajye ku ishuri ababyeyi baba bavunitse, baba bahangayitse. Icyo nabasabaga ni uko inkundo zo ku ishuri rwose nagira ngo mbabwire ko atari nziza, nta n'umumaro wazo, nta mumaro wazo pe. Icyo nabifurizaga ni uko bakwiga bashyizeho umwete, bagasohoka nyine bamara kugera hanze bakaba aribwo batangira kugira uti gukundana. Nabifurizaga nyine ko bakwiga bagakora umurimo umwe wabajyanye, hanyuma basohoka nyine bakajya muri izo nkundo. Kandi sinibaza impamvu n'umwana w'umukobwa asoza kwiga agahita yumva gahunda nta yindi ari ugukundana. Numva yagakwiye gusohoka ahubwo atekereza ngo ndakora iki. Ese utekereza ko ari nde muhungu wakwemera? Urasoje nta kazi ufite, ntacyo ufite ukora, nta n'ubuhumbi wenda nka 500 cyangwa se miliyoni ufite kuri konti yawe, urasohotse utekereje abahungu, urasohotse ugiye gushaka umugabo. Ese uwo nguwo ukururanye nawe gihamya yuko abagukunze ni iyihe? Ntayo. Njye icyo numva ni uko bakwiga bagasoza imitima yabo iri mu gushaka akazi, bakagira icyo bakora bakiteza imbere, kuko buriya umuhungu sintekereza yuko nta muhungu ukunda umukobwa w'imburamukoro. Abahungu benshi bakunda abakobwa bafite icyo bakora, bafite icyo bakora rwose. Niyo waba se ucuruza azunguza n'agataro ariko ababibona ko uri gukora, aravuga ati uriya ndamutse ngiye nko hanze cyangwa se ngiye nko gupagasiriza hanze nkasiga muteye inda yakwibeshaho. Ese urasohotse ugiye gukurana n'umuhungu aguteye inda, ni hahandi ababyeyi rwose, ababyeyi bacu baragowe, ni hahandi ujya guteza ababyeyi agahinda. Numva abana b'abakobwa bagakwiriye kujya kwiga bari umutima wabo uri ku masomo, basohoka bagatekereza gushaka akazi, hanyuma iby'abahungu bakazabijyamo nyuma. Icyo numvaga njye nuko nabyumvaga. Yego. Hanyuma twerekera ku musozo rero turagira ngo tugire urubyiruko inama muri rusange. Noneho tutavuga ngo ni abahungu ni abakobwa, urubyiruko muri rusange tubagira inama. Bakunda kuvuga yuko urubyiruko ni rwo Rwanda rw'ejo, bakunda kutubwira ngo dukure amaboko mu mifuka dukore kuri icyo warusoreje, twumva nabi. Mbese
ni iyihe nama noneho turi kugira urubyiruko ruri hanze ya kamera rutureba? urakoze. Inama numva naho urubyiruko rero yenda nyine wavuze nyine no ku kijyanye n'umurimo, sibyo? Yes, ndumva nyine urubyiruko ndabizi nyine akazi karabuze byatari, sibyo? Ariko urubyiruko nyine rugomba nyine no gukoresha ubwenge ukaba bwa creating nyine akazi ku ruhande, sibyo? Yes, ugakoresha ubwenge yenda niba afite n'impano, sibyo, akayizamura, nabyo bishobora kumufasha. Ikindi yenda urumva twaganiriye no ku kijyanye n'urukundo. Urubyiruko rwo nyine ntabwo abenshi ntabwo babuza gukundana, sibyo? Ntabwo babuza gukundana. Gukundana ni byiza pe, ariko nyine ugakundana ukagira n'umwanya wo gufokasinga nyine kuri cya kintu tuvuze cy'umurimo. Buri kintu nyine ukagenda ugiharira umwanya wacyo, gutyo byose ukabitwara neza. Ese ndumva ariyo nama twaha urubyiruko nyine. Wavuze n'ikijyanye nyine no kwitwara neza. Urubyiruko rugomba kurangwa na discipline nyine, niba ari muri society agende yitwara neza, agire discipline cyane cyane nyine ndayishishikariza urubyiruko yenda batitaye kuri, hari ukuntu nyine urubyiruko kenshi usanga nyine dukurwa n'utuntu tumwe na tumwe, ugasanga hari imvugo ziba zigezweho, ariko ugasanga nyine turagiye noneho zitugiye muri mind, tugiye tuzikoresha n'ahantu hatandukanye. Henda urugero uhuye n'abayobozi bitangiye kubazanaho nyine bwengo n'iki kwa tuntu nyine tw'urubyiruko n'iki, sibyo? Turiya tuntu nyine ushobora kudutwara uri mu rubyiruko bagenzi bawe, ariko wagera mu bayobozi nyine ukamenya nyine za mvugo ugomba gukoresha. Iyo ni inama ya gatatu. Yego, ndumva nyine ari iyo nama naha urubyiruko. Urakoze. Icyo nabwira urubyiruko rudukurikiye, inama nabagira ni uko bashaka icyo bakora. Bamwe baravuga ngo akazi karabuze ngo nakora iki, ugasanga hari nk'ahantu habonetse nk'akazi ko kuba nk'akazi nyine nko kuba bakora nk'amasuku ku ma office ahantu, kavuga ati ngewe muri kariya akazi banseke. Akazi najya mbabwire ko akazi kabi kaguhesha akazi keza, kandi sinjye waciye umugani ngo nta mwana uvuka ngo yizire ingobyi, sinjye wigeze uwuca. Ariko bavuga ko nyine kugira ngo ugere icyo ugeraho ugira icyo wigomwa, kandi ugira icyo wigomwa. Mbese sinabona uko mbwira urubyiruko gusa. Urubyiruko rudukurikiye, inama narugiraga ni uko rutagomba kwitinya. Akazi kose ari akazi, gapfa kuba kaguha amafaranga ukabasha kugira ute kugura ibyo ushaka, yewe ukanizigamira. Inama nabagira ni uko bagomba gukora yego, bagakora bakagura ibyo bashaka yego, ariko bakagira nawe bizigamira, bakagira nawe kwizigama biba byiza cyane. Hari n'abakora ugasanga arakora 30, ariko ugasanga afite nk'itsinda se cyangwa ikibina, ukavuga ati mfite ikibina ngewe nzajya njya gutangamo amafaranga nk'ibihumbi 20, ukavuga ati 10 basi 10 nzajya ndigumana, ariko 20 nyatange mu kibina. Ari amafaranga 20 ubutanze mu kibina, uzikuna ari amafaranga agufasha. Iyo asohotse agasohokera rimwe, na bya bindi watari witeze ko byashoboka, birashoboka cyane. Icyo nashishikarizaga urubyiruko ni ukutagira akazi na gato batinya, kuko akazi kose ni akazi, gapfa kuba kaguhereza amafaranga ugakemura ibibazo byawe. Inama nabagira niyo ngiyo, nuko nta kazi bakwiye gutinya. Akazi kose ari akazi. Murakoze cyane. Tubibutse yuko mwari mudukurikiye kuri Anne TV show, twari turi kurebera hamwe kuri topic ivuga ngo ese biremewe ko umuntu ashobora gukundana akiri ku ishuri, rura rukundo dukunda kwita amour scolaire, cyangwa se nimba ababikora bari ku ishuri ni bihe byiza byarwo, ese ruraryoha. Ariko tuje gusoza tubona yuko ruba rutemewe, kuko umuntu aba yaragiye ku ishuri agiye kwiga, nta kindi kiba cyaramujyanye. Ndetse kandi tuza gusanga yuko
imirimo ibiri yananiye impyisi nk'uko abanyarwanda dukunda kubivuga. Ikindi dusoje tugira inama urubyiruko yuko bakwiye gukura amaboko mu mifuka bagakora, kuko nirwo Rwanda rw'ejo. Dushobora kuzavamo perezida ntawamenya, dushobora gusimbura abadepite, ariko ntabwo uzagenda wa mugani uvuga za mvugo zacu. Rero we wari uduteze amatwi cyangwa wari ukurikiye ikiganiro cyacu, tugisoresha ahangaha, tubibutse ko mwari muri kumwe na Anne TV Show. Murakoze cyane. Ibintu bikoze kare mbishaka, ariko nyine